Kuki mu Rwanda insengero zifunzwe izindi zikaba zigiye gusoreshwa? Ndabaramukije cyane, muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Amafaranga ajya abakozi b'Imana. Shati ni amaturo, isaha urabona ni ikibanza, uyatuye ikibanza, ngira gutya turebe. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Kuki mu Rwanda insengero zifunzwe izindi zikaba zigiye gusoreshwa? Ndabaramukije cyane, muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Tutangire dusoma ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye, ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 13 umurongo 24 kugeza ku murongo 29. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, uwo ni Yesu. Ubwami bwo mu ijuru bugiranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntitwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu zituma inkuru zo gufunga no gusoresha amatorero ziguma mu mitima yacu. Umuntu wese wize nk'urugingo rwa Kristo aho yaba ari hose ni ikibazo kandi kimureba, kuko ni ikibazo kireba itorero kandi nawe uru rugingo rwaryo. Ikindi ni uko hari abantu bakunda urusengero bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Muri abo nanjye ndimo. Kandi nanone ni uko ari ngombwa kwishyira mu mwanya w'abo bantu babuze ibyo bakundaga. Utekereze nawe ari we bibayeho uko wakumva umeze. Ariko hagati aho hari ikindi kibazo umuntu yakwibaza, ngo ese iri ryaba ari itangiriro ry'ingorane ku itorero bihereye mu Rwanda? Iyo ugerageje kwitegereza ngo urebe hirya y'ibivugwa ku matorero yo mu Rwanda, ubona imbere hagiye kuza hazaba hagoye. Ese ngewe ibi mbibona gute? Ngewe mbona yuko umutego twirengagije uri gushibuka. Umutego twirengagije ni urukungu rwabibwe mu masaka. Urwo rukungu rero ni bariya abakozi b'Imana dusenga kimwe, tukabwiriza kimwe, tugasoma Bibiliya imwe, tugakora ibintu bisa, nyamara impamvu tubikora ziratandukanye. Bamwe babikora kugira ngo babone ubutunzi, abandi babikora kugira ngo babone icyubahiro, abandi babikora kugira ngo bamenyekane, abandi babikora kuko babuze ikindi bakora. Izo mpamvu zose nta n'imwe ikwiye irimo. Umwanzi yababibyemo urukungu maze bahinduka urukungu. Bibagiye abo bari bo ko ari abashyitsi n'abimukira hano mu isi, maze imitima yabo yomatana n'iby'isi, bibagirwa ko bafite ahandi wabo. Aha ntunyumve nabi, sinshaka kuvuga yuko kuba umushyitsi hano mu isi ari ukutagira icyo ukora, kuko na Paul yaravuze ngo udakora ntakarye. Ariko nanone arongera aravuga ngo ntidukwiye kwishushanya n'ab'iyi si, kuko tutari ab'iyi si. Abatarabaye batyo nabo birinze kubibona, kandi niba baranabibonye ntabwo babicyashye. Maze mu maso y'ubutegetsi insengero zose zigira ishusho isa, nk'uko zimwe muri zo ziyerekanye nk'amaguriro. Mu by'ukuri mu bitekerezo by'abarimo bazifunga, ntabwo biyumva nk'abafunga insengero, ahubwo biyumva nk'abafunga amazu yabaye menshi y'ubucuruzi n'ubwambuzi bikorerwa abayagana, ari bo bayoboke b'ayo matorero. Nizeye ko twese twemeranwa ko ikintu icyo ari cyo cyose gikoreshejwe mu buryo bunyuranye n'uko cyagombye gukoreshwa, hagomba kubaho ingaruka. byatebuka cyangwa se byatinda
ingaruka byanze bikunze zizabaho, zaba ingaruka za rusange cyangwa ingaruka z'umuntu ku giti cye. Wowe uhanura ibinyoma kugira ngo ubone amaronko, wowe usengera abantu ku kiguzi kandi nawe wirirwa wiruka inyuma y'abahanuzi nk'uraguza, wowe ucuruza impano y'Imana yagenewe kungura itorero, nawe mushumba wibagiwe ko intama uragira atari izawe ahubwo uzazibazwa. Byanze bikunze nutihana ntabwo bizarangira gutyo, ndetse ingaruka utabona zamaze kukugeraho. Nyamara twisubiyeho twagira umugisha mwinshi. Bibiliya iravuga ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro abishakishe gukora ibyiza. Nimuze dukore ibyiza maze tubone ubwiza n'icyubahiro bivuye mu Mana, bidaturutse mu kubeshya abantu, bidaturutse mu kugoreka ijambo ry'Imana kubera amaronko, bidaturutse muri ubwo buryo bwose abantu bakoresha, kubera yuko nibyo bizana igisuzuguriro ku itorero ry'Imana, nibyo bizana igisuzuguriro ku mazu yubakiwe gukorwamo imirimo y'Imana, kubera yuko abantu bareba bakabona ibikorerwamo ntabwo ariko byagombye gukorerwamo. Rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri amazu y'Imana abayakoresha ntabwo yubahirijwe n'abayakoresha, bimwe bishobora kuzana icyubahiro ku bandi baturutse hanze nabo, ahubwo yakomeje kugaragara ukundi kuntu. Ibyo rero byatumye icyubahiro cyayo gitakara. Niyo mpamvu gufungwa arimo afungwa, kandi niyo mpamvu n'imisoro irimo ivugwa ko ishobora kujyaho maze amatorero agasoreshwa. Ibyo numva ari ingaruka z'uko ibintu ntabwo byakoreshejwe uko byagombye gukora. Yego ntabwo ari bose, bajya baca umugani ngo umukobwa aba umwe ngo agatukisha bose, ariko aha noneho birashoboka ko umukobwa atabaye umwe, ahubwo umukobwa ashobora kuba barabaye nka 2/3 iby'abakobwa kugira ngo abe umukobwa umwe, maze bigatuma isura y'amasengero irushaho kuba mbi cyane, irushaho kugaragara nabi cyane, bigaragara nk'aho amasengero yataye intego. Ibyo rero byakuriye igisuzuguriro, ni igisuzuguriro ku bayabona ndetse n'igisuzuguriro kuri leta. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Murakoze, mwari kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Nawe ushobora kuvuga uko ubyumva maze tukungurana ibitekerezo ndetse n'inama. Murakoze cyane.